Agace k'ikiganiro cy'uyu munsi karavuga ku minsi itatu ibanza y'ukwezi kwa Gicurasi 94. Abatutsi amagana n'amagana bakomeje kwicwa nubwo bageragezaga kwirwanaho. Abatutsi bari bahungiye ku misozi ya Karama birwanyeho kuva tariki ya 18 Mata kugeza ku ya mbere Gicurasi, ubwo Interahamwe, abapolisi ndetse n'abasirikare babateraga mu gitero cyamaze amasaha 4. Naho abatutsi bari bahungiye muri Hotel de Milles Collines bishyuraga amafaranga Paul Rusesabagina wayoboraga muri icyo gihe ngo babone ubuhungiro, ndetse bakomeje guterwa ubwoba na guverinoma y'abajenosideri yashakaga kubica. Ibyaranze jenoside yakorewe abatutsi ku itariki ya mbere Gicurasi 1994. Abatutsi biciwe ku musozi wa Karama mu karere ka Nyanza. Uwo musozi wari uherereye mu cyahoze ari prefegitura ya Butare, komine Ntyazo, segiteri ya Karama, ukaba warakoraga ku maserere ya Kankima na Karuyumbu, ubu ni mu karere ka Nyanza, umurenge wa Ntyazo, akagari ka Cyotamakara. Ku itariki 18 z'ukwa 1994, mu gihe abatutsi bari bagiye ku marondo, basanze bari batuye muri serere ya Kankima muri segiteri ya Karama, bagiye muri segiteri ya Gatonde, naho muri serire ya Karuyumbu bagiye muri segiteri ya Gisasa na Ruyenzi, ngo byari bimeze nko kubagambanira no kujya gutegura ibitero byo gutera Karama, kuko yari ituwe n'abatutsi benshi cyane, n'impunzi nyinshi z'abatutsi bari baturutse mu bice bitandukanye, barimo n'abari baje mu miryango yabo. Abatutsi bari bagiye ku marondo basoboye mu ngo zabo, basanze imiryango yabo yahungiye ku musozi wa Karama kubera ubwoba, bituma nabo babasanga muri iryo joro. Mbere y'uko bahunga, hari haratangiye gukorwa inama nyinshi zo gutegura ubwicanyi zabereye kuri komine ya Ntyazo n'Imigina inyamuri. Bahunze kandi kubera ko mbere yo kuwa 18 z'ukwa 4 1994 hari abatutsi bari batangiye gutwikirwa no kwicwa muri segiteri zahanaga imbibi na Karama nka segiteri Gatonde na Gisasa. Kuwa 18 z'ukwa 4 1994 hari benshi bashakaga guhungira mu gihugu cy'u Burundi banyuze Kibirizi bagana ku cyambu cya Mpanda ku mugezi wa Kanyaru, ariko bageze Kibirizi basubizwa inyuma ku gahato na Hitimana Efron wari konse wa segiteri ya Kibirizi afatanyije n'Interahamwe, ndetse abenshi babambuye ibyo bari bitwaje. Abatutsi benshi bakomeje kuhahungira ku matariki ya 18, 19, 20 na 21 Mata baturutse muri komine ya Ntyazo muri segiteri 13 zose, cyane cyane muri segiteri za Karama, Kimvuzo na Gatonde. Abandi bahahungiye bavuye kandi muri komine Muyira, Rusatira, Ruhashya, Maraba na Nyabisindu muri prefegitura ya Butare, hari n'abaturutse muri komine Kigoma na Ntongwe zo muri prefegitura ya Gitarama n'ahandi. Abagore, abana n'abantu bakuze, abakecuru n'abasaza bashyirwaga mu mazu y'abatutsi bari batuye munsi y'umusozi wa Karama, ariko amazu yari makeya cyane ugereranyije n'umubare w'abari bayakeneye. Kuwa 20 z'ukwa 4 1994 haje igitero gikomeye cyari kigizwe n'abajandarume bari bavuye Nyanza bitwaje imbunda, grenade n'ibindi bikoresho bya gisirikare, bayobowe na Jidan Chef Hategekimana Filipo alias Biguma, wari wungirije umuyobozi wa jandarumuri ya Nyanza. Baje mu modoka ya Daihatsu witwa Rutayisire wari wiciwe i Nyanza, bigabiza imodoka ye. Bazanye n'Interahamwe z'Ikarama na Gatonde zari zitwaje intwaro gakondo, ariko abatutsi barabatangiriye ntibagera neza ku musozi wa Karama. Abatutsi bagerageje kwirwanaho bakoresheje amabuye n'imiheto, ndetse uwo munsi abatutsi bishe Interahamwe y'Ikarama yitwa Karemera Fisto, bakomeretsa n'abandi, ndetse batwitse n'imodoka yabo bakoresheje ikibiriti irashyira kongoka. Igitero cyasubiye inyuma, ariko bari bagiye kwisuganya, kuko uwo munsi nyuma ya saa sita igitero cyaragarutse ari benshi cyane bitwaje intwaro za gisirikare n'iza gakondo, ndetse baje kwica abatutsi batatu barimo Bikinga Maurice, Gahamanyo Auguste na Ntakirutimana, ndetse bakomerekeje cyane Rurangirwe Mabure waje gupfa bukeye. Kuva ku itariki 21 kugeza kuri 23 Mata 1994 ibitero byakomeje kuza, ariko byabaga bigizwe n'Interahamwe n'abaturage basanzwe bakoreshaga intwaro gakondo gusa. Abatutsi nabo bakomeje kwirwanaho bakabasubiza inyuma, ntibabashe kugera neza ku musozi wa Karama. Ku itariki ya 24 z'ukwa 4 1994 nta bitero byaje, ariko uwo munsi abatutsi bari bahungiye ku musozi wa Karama bakoze igikorwa cy'ubutwari budasanzwe, bajya gutabara abandi batutsi bicirwaga ku musozi wa Rwezamenyo wari mu minota hafi 20 ugenze n'amaguru.
basanze abenshi bamaze kwicwa, ariko kandi bafatanyije n'abo bahasanze kwirwanaho babasha gusubiza inyuma ibitero, ndetse barokora benshi bahise bajyana i Karama barimo n'inkomere. Kuva ku itariki ya 25 kugeza ku ya 29 Mata, ibitero byakomeje kuza, ariko byabaga bigizwe n'Interahamwe n'abaturage basanzwe bakoreshaga intwaro gakondo gusa nta mbunda. Ibyo byatumaga Abatutsi bakomeza gusubiza inyuma ibyo bitero. Ku itariki ya 30 Mata haje igitero gikomeye cyane cyahitanye Abatutsi 12, ariko nabo birwanyeho cyane, bicamo umugenzacyaha OPG wa komine Ntyazo witwaga Muganza Yozefu, akaba yari umuhungu wa Nzaramatanazi wigeze kuba burugumesitiri wa komine Ntyazo, akaba ari nawe wari perezida wa MRND muri komine Ntyazo icyo gihe. Ibyo bitero byari biyobowe na Ndahimana Matayo wari ufite imbunda, akaba ari nawe waje kuba burugumesitiri wa komine Ntyazo asimbuye Nyagasaza Narcisse wishwe muri jenoside ku wa 23 z'ukwa kane 1994 kubera ko yarwanaga ku Batutsi. Ndahimana Matayo niwe wagiye guhuruza abapolisi n'abajandarume kuri komine Ntyazo, bakaba barajyanye kugaba ibitero ku Batutsi. Bafatanyije n'uwari umuyobozi wa polisi muri komine witwa Munyaneza Viateur, bafatanya kandi n'umupolisi witwa Ngirabatware Godefroid, Gatera Darbert wahoze ari umupolisi, akaba ari nawe wari konseye wa segiteri Bugari. Hari kandi Muganza Yozefu wari umugenzacyaha wa komine Ntyazo, akaba yarishwe n'abirwanagaho. Hari n'Interahamwe n'impunzi z'Abarundi zari mu nkambi ya Ngoma muri segiteri ya Bugari. Ku itariki ya 1 Gicurasi 1994, Abatutsi bagoswe n'igitero gikomeye cyari kigamije kubatsemba bose, ndetse bafunze amayira yose yaganaga ku musozi wa Karama mu rwego rwo kubabuza guhunga. Abatutsi birwanyeho umwanya muto kubera ubwinshi bw'amasasu n'imbaraga z'abicanyi. Abicanyi barazamutse babakubira ku musozi, batangira kubarasa, kubatera grenade no kubicisha intwaro gakondo, ndetse n'abageragezaga guhunga bicirwagaho babategeye munsi y'umusozi. Babishe mu gihe cy'amasaha arenga 4, bahagarikwa n'imvura. Nyuma yo kubica batwaye inka zabo n'andi matungo magufi, basahura n'ibindi bikoresho bitandukanye, banabacuza imyenda. Mu bicanyi harimo abajandarume benshi bari baturutse kuri superfeture ya Nyabisindu bayobowe na Hategekimana Filipo alias Biguma wa adjudant chef, akaba yari yungirije umuyobozi wa jandarumori. By'umwihariko ku wa 23 z'ukwa kane 1994, adjudant chef Hategekimana Filipo niwe wagiye gufata burugumesitiri wa komine Ntyazo Nyagasaza Narcisse mu gihe yashaka guhungira i Burundi. Yamujyana i Nyanza, abariho ubwo amwicira. Adjudant chef Hategekimana yahungiye mu Bufaransa, akaba yaratangiye gukorwaho iperereza muri icyo gihugu. Haje kandi abasirikare bari baturutse mu ishuri ry'abasirikare ry'abasuzofisiye i Butare. Ibyo bitero byarimo kandi Ndahimana Matayo, akaba ari wagizwe burugumesitiri wa komine Ntyazo asimbuye Nyagasaza Narcisse wari umaze kwicwa kubera yuko yari yarwanye ku Batutsi. Ubusanzwe Ndahimana Matayo yari umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Nyamure. Bafatanyije n'uwari umuyobozi wa polisi muri komine Ntyazo witwa Munyaneza Viateur, Ngirabatware Godefroid nawe w'umupolisi, bakaba bafungiye muri gereza Nyanza Impanga. Bafatanya na Gatera Darbert wari konseye ya segiteri Bugari wahoze ari umupolisi. Igitero kandi cyarimo Bizimana Nikodemu wari konseye wa segiteri Ntyazo, hakaba Ngendahimana wari konseye wa Gisasa, Nzaramatanazi wigeze kuba burugumesitiri wa komine Ntyazo, akaba ari nawe wari perezida wa MRND mu gihe cya jenoside. Hari kandi Interahamwe nyinshi n'impunzi z'Abarundi zaje ziva mu nkambi ya Bugari. Bamwe mu Interahamwe harimo Twagiramungu Zakayo wari umwarimu ku ishuri ribanza rya Nyamure, Erikani wari umwarimu ku ishuri ribanza rya Gisasa, na Sinzinkayo Sostene wari utuye ku Ruyenzi. Nyuma yaho ku itariki 4 z'ukwa gatanu 1994, ibitero byongeye kugaruka guhiga bakeya bari barokotse. Byari bigizwe n'abajandarume, abapolisi n'Interahamwe. Basanze Abatutsi bakeya bongeye kwiyegeranya, ariko bongeye kubica bakoresheje imbunda n'intwaro gakondo. Bakeya barokotse bahungiye mu ishyamba n'ibihuru byari hafi aho. Muri rusange ku musozi wa Karama hiciwe Abatutsi barenga 30,000. Imirambo yabo bayisize ku gasozi kubera ko yari myinshi cyane, abandi babashyize mu miringoti. Kuri yo tariki ya 1 Gicurasi kandi 1994, Abatutsi biciwe kuri kiliziya ya Nyundo no mu nkengero zayo mu karere ka Rubavu. Kuva mu mwaka w'1990 kugeza mu kwezi kwa Mata 1994, Abatutsi bo mu gace ka Nyundo ntibongeye guhumeka, bamwe barafashwe bafungwa mu byitso. Muri 1991 Abatutsi bari batuye ahahoze ari muri komine Kanama batangiye gutotezwa, nyuma baza guhungira ku iseminari nto ya Nyundo no mu kigo cy'abafurere b'umuryango witwaga Frère de l'Instruction Chrétienne.
muri 1992 abatutsi bakomeje kwiyongera b'impunzi. Musenyeri wa diyosezi ya Nyundo Karibushi Wenceslas yakiriye abagogwe benshi arabacumbikira abamarana imyaka 3 kuko kugeza muri 1994 yarakibana nabo. Hagati aho ariko hari abari baratwikiwe amazu, abandi barasenyewe, inka zabo baraziriye. Bimaze guhosha basubiye ku matongo, musenyeri abafasha kongera kubaka. Muri 1994 jenoside yakorewe abatutsi itangiye ku itariki ya 7 Mata, bamwe mu bahungiye mu seminari ntoya ya Nyundo babishe uwo munsi. Abahorokotse bahise basanga abandi kuri diyosezi ku itariki 8 z'ukwa 4, birirwa barwana n'Interahamwe bakoresheje amabuye n'ibimene by'amategura. Ku itariki 9 z'ukwa 4 1994 mu gitondo, perefe w'agateganyo wa perefegitura ya Gisenyi yaraje atwara bihaye Imana b'abanyamahanga bari bahari. Amaze kubajyana nibwo Colonel Nsengiyumva Anatole yaraje abaza abo batutsi ngo ese ko mufite umujinya murashaka kurwana? Padiri Fabian aramusubiza ati ese nyakubahwa twarwanisha iki? Urabona hari intwaro dufite. Ubwo nibwo ibitero byahise biza byinjira mu kiliziya, harimo abasirikare n'abajandarume bafite imbunda za grenade n'intwaro gakondo, bica abatutsi bari mu kiliziya n'abihaye Imana b'abatutsi bari bahari, barimo Padiri Aloyizi Nzaramba, Padiri Karekezi Ferdinand, Padiri Kalisa Kariste, Padiri Nzana Adrien, Padiri Gakwandi Edouard na Padiri Kanyabusozo Clement. Hari n'ababikira bishwe barimo Mama Juliana, Mama Giovanni, Mama Vianney, Mama Letitia, Mama Candida n'abandi. Abarokotse icyo gitero bagumye aho kuko batari kubona aho baca ngo bahungira ahandi, kuko kuva muri 1991 bahaba ari impunzi babaga barinzwe n'abajandarume. Ku itariki ya 1 Gicurasi 1994 nibwo nabo bishwe, nyamara bari batangiye kugira icyizere cyo kubaho, kuko umuryango utabara imbabare wari usigaye uza kubaganiriza ushaka n'uburyo bwo kuzabambutsa bakabajyana i Goma. Mbere yuko ubu bwicanyi bwo ku itariki ya 1 Gicurasi 1994 bukorwa, habanje ubukangurambaga bwakozwe n'Interahamwe zisaga abari bihishe hirya no hino mu bihuru, mu mazu n'ahandi, ngo baze basanga abandi ku Nyundo, ku buryo bagiye bahajya buhoro buhoro, bari bamaze kuba benshi. Hari n'abari baraje baturutse za Kivumu muri Nyamyumba n'ahandi. Kuwa 27 z'ukwa 4 1994 nibwo umuryango utabara imbabare CICR wari wazanye ibyo kurya. Abari barasigaye mu bwihisho bose nabo baza kubifata bibwira ko byarangiye. Igihe cyose abari barize bashakaga gusobanurira abazungu mu ndimi z'amahanga iby'akababaro kabo, perefe yahitaga abaka ijambo kuko yabaga yazanye na CICR. Ku itariki ya 1 Gicurasi 1994 ahagana mu masaha ya saa 10 z'umugoroba nibwo igitero cyaje kirimo Interahamwe zari zivuye muri Nyabihu na za Kibirira, zirimo abitwaga Abanyakiganda, zuzuye imodoka za Daihatsu 2 zari z'uruganda rw'Icyirwanyabihu. Harimo kandi Interahamwe zaho hafi muri Muhira, Mahoko, Rubumbati n'ahandi. Ubwo bwicanyi bwakozwe mu rwego rwo gutanguranwa kugira ngo CICR itaza kubatwara batarabica. Umuntu wa mbere warashwe muri uwo mugoroba ni umugabo w'umugogwe witwaga Serushyana, bakundaga kwita konseye, wari umuyobozi w'izo mpunzi. Muri uwo mugoroba hishwe abatutsi bagera ku 1,000. Abarokotse ubwo bwicanyi ni abantu barabasore bashoboye gusimbuka bakirukira mu bihuru mu nkengero za diyosezi. Abandi ni abasizwe mu kiliziya bari mu mirambo, nabo bakaza kuvamo nijoro kuko abicanyi bose n'abajandarume bari bahamaze imyaka bari bamaze kugenda. Muri rusange ubwicanyi bwakorewe abatutsi ku Nyundo bwakozwe n'abasirikare bo muri Gisenyi ndetse n'abajandarume babaga ku Nyundo, Interahamwe n'impuzamugambi za Sederi, bishwe hakoreshejwe za grenade zaterwaga mu kiliziya ndetse n'intwaro gakondo. Abigaragaje cyane mu bwicanyi bwakorewe abatutsi ku Nyundo barimo Colonel Nsengiyumva Anatole, Major Bigabiro wayoboraga abajandarume muri Gisenyi, Lieutenant Bizumuremyi Jean Berikimasi alias Rutuku, Lieutenant Dusabeze Eustache, Nzabona Impa Marius wari burugumestre wa commune Kanama, Marc wari burugumestre wa commune Rubavu, Padiri Nturiye Edouard alias Simba wabaga ku seminari ntoya ya Nyundo n'abandi bicanyi. Tariki 2 Gicurasi 1994 leta y'abicanyi yashatse kwica abatutsi bari bahungiye muri Hotel de Milles Collines Kigali. Ubwo jenoside yari igeze hagati, impunzi ziganjemo abatutsi benshi zari zahungiye kuri iyo hoteli, aho Paul Rusesabagina yabacaga amafaranga yose bari bafite akayatwara kugira ngo yemere ko bahaba. Ku itariki 2 Gicurasi 1994 leta y'u Rwanda yakoraga jenoside yashatse kubicwa, bibuzwa nuko itangazamakuru mpuzamahanga na Dr Bernard Kouchner bari babimenyekanishije mu Bufaransa,
Bernard Kouchner akaba yari mu Rwanda icyo gihe, byandikwa mu binyamakuru, binamaganwa na société civile mu Bufaransa, bituma leta ya Perezida Mitterrand igira inama guverinoma y'abatabazi yo kutica abo bantu. Umunyamakuru Vincent Hugues wo mu kinyamakuru L'Express cyo mu Bufaransa yanditsemo ku itariki ya 2 Kamena 1994 ko ku itariki 2 Gicurasi 1994 umuyobozi mukuru muri Perezidansi ya Repubulika y'Ubufaransa wari ushinzwe Afurika witwa Bruno Dolaye ariwe wahawe mission yo kubwira General Augustin Bizimungu wayoboraga ingabo z'abajenosideri ko nibica impunzi zo muri Hotel de Milles Collines biri butanga isura mbi cyane mu mahanga, bityo bikarushya Ubufaransa gukomeza guha ubufasha leta y'u Rwanda. Ikindi kinyamakuru cyitwa Billet d'Afrique cyandikwa na ONG yitwa Survie cyo mu Bufaransa cyemeje ayo makuru muri nimero 31 yasohotse muri Gashyantare 1996. Ikindi kinyamakuru cyo mu Bufaransa cyitwa Libération cyo kuwa 25 Gicurasi 1994 nacyo cyanditse ayo makuru gisobanura ko leta y'abicanyi yari yashyize bamaneko benshi muri Hotel de Milles Collines ngo bajye batanga amakuru ku bantu bari bayihungiyemo. Mu bicanyi bagiye bajya kuri Hotel de Milles Collines harimo ruharwa Padiri Wenceslas Munyeshyaka. Abatangabuhamya benshi bemeza ko ku matariki atandukanye hagati y'itariki 8 z'ukwa kane n'icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 7 1994 kuri Paroisse Sainte Famille muri Saint Paul no kuri Sara i Kigali, Wenceslas Munyeshyaka yitabiriye inama zakorwaga zitegura ubwicanyi no gushimuta Abatutsi hamwe na Colonel Tarsisi Renzaho, Odeta Nyirabagenzi, Angelina Mukandutiye, Lieutenant Colonel Rora Munyakazi n'abandi basirikare hamwe n'Interahamwe. Nyuma y'izo nama nibwo Abatutsi bari bahungiye kuri Paroisse Sainte Famille, kuri Centre National de Pastoral Saint Paul no kuri Sera ya Kigali bagiye bicwa urusorongo bakanarimburwa mu buryo bwa rusange. Nk'uko abatangabuhamya barokotse ubwicanyi bwo kuri Sainte Famille no kuri Saint Paul babivuga, Padiri Wenceslas Munyeshyaka ubwe yiciye umukobwa w'umututsikazi muri Paroisse Sainte Famille, yicisha n'abandi basore b'Abatutsi babiri n'umukobwa w'umututsikazi. Abakorewe ihohoterwa kandi byanagaragajwe no gusambanywa ku gahato inshuro nyinshi bikorwa na Padiri Wenceslas Munyeshyaka kuri Paroisse Sainte Famille mu cyumba cye, aho yanashishikarije Interahamwe gufata ku ngufu umukobwa w'umututsikazi. Kuri Paroisse Sainte Famille kandi Wenceslas Munyeshyaka yasambanyijwe ku gahato umwana w'umukobwa waje no kubitangaho ubuhamya. Mu gihe cya Jenoside Wenceslas Munyeshyaka yasambanyaga ku ngufu abakobwa yitaga ko arinze akabikorera mu cyumba cye. Ibyaranze Jenoside yakorewe Abatutsi ku itariki 3 Gicurasi 1994. Abatutsi biciwe kuri ADPR ya Gihundwe mu karere ka Rusizi. ADPR Gihundwe yubatse mu karere ka Rusizi mu murenge wa Gihundwe, akaba ari naho hatangira itorero rya ADPR mu Rwanda. Muri Mata 1994 mu rusengero rwa ADPR Gihundwe no mu rwunge rw'amashuri rwa Gihundwe hahungiye Abatutsi bari baturutse mu zahoze ari komine Kamembe na Kimbogo, ahitwaga Nyakanyinya, Mutimasi, Murangi na Ruganda. Abatutsi batangiye guhungira Igihundwe ku itariki 14 z'ukwa 4 1994 nyuma ya saa 6 nka saa 9, ariko ubuyobozi bw'itorero bwari bwabanje kwanga ko Abatutsi binjira mu kigo. Nyuma butangiye kwira baje kubareka barinjira. Bukeye bwaho Interahamwe zarinjiye zicamo Umututsi umwe ziragenda. Perefe Bagambike Emmanuel wa Cyangugu amaze kumenya ko Abatutsi bahungiye muri ADPR Gihundwe no mu rwunge rw'amashuri rwa Gihundwe, yaje kubatwara abajyana muri stade Kamarampaka ababeshya ko ariho bazacungirwa umutekano. Ntabwo bahise babyemera kuko bari bazi ubugome bwe. Ku itariki 3 z'ukwa 5 1994 nka saa 4 za mu gitondo nibwo abanyeshuri 3 bigaga Igihundwe bagiye guhuruza abajandarume. Haje abajandarume 3 begeranyiriza Abatutsi bari bahungiye mu kigo, babahuriza mu gikoni cy'abanyeshuri barabarasa banabateramo grenade. Uwo munsi hishwa Abatutsi bagera kuri 40. Abarokotse bahungiye hafi ya stade n'ahandi. Jenoside yakorewe Abatutsi Gihundwe yahagarakiwe n'abayobozi ba gisivile n'abasirikare barimo Perefe Bagambike Emmanuel, Sous-Préfet Theodore Munyangabe, François Nzeyimana, Major Gendarme Vincent Munyarugerero, Lieutenant Samuel Manishimwe, Christophe Nyandwi, Elize Bisengimana, Thomson Mubirigi, Pasteur Nsanzurwimo Joseph n'umuhungu we Nsanzurwimo Jean, Pasteur Remesha Simeon, Ruhire Murwanashyaka, Pasteur Seromba, Bareberaho Bantari Ripa
Simeon Shamihigo wakatiwe igifungo cya burundu n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, Sergeant Major Ruberanziza Marc, Ndorimana Paul wari procureur Cyangugu n'abandi. Kuri iyo tariki kandi Abatutsi biciwe ku ibambiro mu karere ka Nyanza. Ku ibambiro ni mu yahoze ari komine Muyira, segiteri Matara, serire Rugunga mu karere ka Nyanza, umurenge wa Kibirizi, akagari ka Cyeru, mu mudugudu wa Rutete. Kuva jenoside yakorewe Abatutsi itangiye mu gihugu ku itariki ya 7 Mata 1994 ntabwo yahise ihagera. Bafashe igihe cyo kuyicengeza no gushishikariza abaturage kubyumva ndetse no kuyikora. Mu gace k'Amayaga by'umwihariko mu murenge wa Kibirizi, jenoside yakorewe Abatutsi yatangiye gukorwa mu matariki ya 19 Mata 1994 nyuma y'imbwirwaruhame Perezida Sindikubwabo Theodore yakoreye i Butare avuga ko abantu bigize abantu bindeba. Abatutsi batangiye guhigwa bukware, kwicwa, gutwikirwa, gusenyerwa no kunyagwa ibyabo. Ubwo bahise batangira gukwira imishwaro, gutatana, kwihisha no guhunga kuko bari batereranwe n'abaturanyi. Guhiga bukware Abatutsi byarakomeje, ariko bigeze hagati abicanyi bayobya uburari, batanga amatangazo ko hatanzwe ihumure ko abagore n'abana cyane cyane ab'abakobwa batagomba kwicwa, ko bazabarindira ku ibambiro. Ibyo byatumye abari bafite aho bihishe basohoka, maze bose bajya ku ibambiro, ndetse bamwe bambika abana bato b'abahungu udukanzu tw'abakobwa kugira ngo biyoberanye. Kubera ko bagiye ku ibambiro bazi neza ko bagiye kuharindirwa umutekano, byageze ku itariki ya mbere Gicurasi 1994 hari umubare w'abagore n'abana basaga 454 bahahuriye. Muri iyo minsi y'ubuzima bwo ku ibambiro, abicanyi barazaga bakarobamo abo bashaka bakajya kubica, abandi bakajya kubakorera iyicarubozo, bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kubagira abagore babo ku gahato n'ibindi. Abicanyi bamaze kubona ko umugambi wabo wagezweho w'uko abagore n'abana bahujijwe ku ibambiro, bacuze umugambi wo kuza kuhabicira ku itariki ya 3 Gicurasi 1994. Tariki ya 3 Gicurasi 1994 abicanyi baje bafite intwaro gakondo z'ubwoko bwose, bambaye amakoma, bavuza amafirimbi, bagota ku ibambiro hose, batangira kwica. Babanje gucuza ababyeyi, babambika ubusa, kubasambanya ku gahato, kubabwira amagambo mabi arimo ubwirasi bwinshi. Barangiza gukora ibyo bakora bakabatema, bakabajugunya mu musarane, bamwe na bamwe batarahwana. No kubica byakorwaga mu byiciro n'imyaka, habanje abana, hakurikiraho abakobwa b'abangavu, hanyuma abakobwa bigiye hejuru, hakurikizwaho abagore b'amajigija n'abakuze. Ibyo abicanyi barabikoze biba nk'umuganda w'umunsi wose. Ariko mbere yo gutangira kubica barabanje bica umusaza witwa Dionise Nzaramba wari ukuze cyane, bari barasize babishaka ngo azasigara ari icyigisho cy'uko Umututsi yasaga. Niwe babanje mu musarane kugira ngo bivure umwaka w'amaraso y'abagore n'abana b'Abatutsi atazabasama nk'uko babivugaga. Uwo niwe mugabo umwe rukumbi wiciwe ku ibambiro. Birumvikana ko mu gihe babonye Interahamwe zambaye amakoma, bafite intwaro gakondo, bavuza amafirimbi, babwagaho igitero, bagize ubwoba bwinshi. Abatutsi bamwe bagerageje gucika no kwirukanka, ariko Interahamwe zikabirukankana zikabica, abandi zikabagarura. Abandi bari bafite intege nke, bahebeye urwaje bakomeza gusenga. Ubwo barishwe karahava, bakira urupfu, bariyakira ku buryo benshi batemwaga ariko ntibatake bagapfa nk'intama. Abagize uruhare muri ubwo bwicanyi harimo Safari Jean Bosco, wari umugenzuzi w'amashuri muri komine Ntyazo, akaba umuhungu w'umucuruzi ukomeye cyane witwaga Mubirya Tanazi, niwe wari warazanye MDR Power muri ako gace, nyuma za kuba umuyoboke ukomeye wa MDR Power. Uyu Safari yajyaga gufata amasomo y'uko bazakora jenoside kwa Bandora ku Ruhuha. Yarafunzwe, aho afunguriwe yahise atorokera muri Malawi, aho ari kumwe n'abo bavukana. Hari kandi Kageza Jeanne Pomusene, nawe wari umucuruzi, akaba ari mu bantu bayoboraga ibitero. Rudari Felician, nawe wari umucuruzi, akaba nawe bayoboraga ibitero. Hanyurwa Imfura Antoine, wari mwishywa wa Sindikubwabo Theodore, akaba yari umukozi w'amasuku mu rukiko rwa Kanto rwa Nyamiyaga, nawe ari mu bantu bari mu bitero ndetse wanahuruje igitero cyo kumuyira. Hari Mirenzo n'abahungu be bari impunzi z'Abarundi, bari bashyushye cyane mu bwicanyi. Hari Ndorikimpa Aphrodis, wahoze ari burigadiye wa komine Ntyazo. Hakaba Ntabuye Silvani, wari umwarimu muri Serayi, ariko aribwo akirangiza amashuri, niwe wazaga guhitamo abakobwa asambanya, nawe yari mu bajyaga gufata amasomo kwa Bandora ku Ruhuha mu Bugesera. Hari kandi Nomani, wari Interahamwe y'u Bugesera, yari yarahahungiye ihunze imirwano, iri kumwe n'izindi Interahamwe bazanye. Hari Gashushure Ernest, wari umwarimu wagendanaga indangururamajwi, ari mu modoka abwira abantu ko hatanzwe ihumure kandi abashuka. Hari kandi Rugwizangoga, Bazingiki Antoine n'abandi. Hari n'uwari umwana witwa Monfort,
akaba umwuzukuru witwa Rutare wasambanyije abana bangana aranabica. Yarafunzwe afungurwa mu bana kuko yari afite imyaka 10 y'amavuko gusa igihe yakoraga jenoside. urumuri rw'u Rwanda n'urwanjye nawe. wakoze kuba wakurikiye ikiganiro. Tubwire icyo ugitekerezaho unagisangiza abandi.